Mrs Lydia Part 1. Muraho neza. Amazina yanjye nitwa Sakwekwe. Ndiyita izina rya Alex mu rwego rwo kutica seni mu buzima busanzwe. Ni njyewe ugiye kubagezaho inkuru ivuga cyane cyane kuri mugenzi wanjye, ariko ndayiyerekezaho mu rwego rwo kugira ngo tutaza kwica seni. Ndabasaba rero gukurikirana ntimucikwe, kandi mukore subscribe na like, ntimwibagirwe kuduha ibitekerezo kuri F1 TV. Iki ni igice cya mbere. When I needed you before, hello love, where you been? I tried to start without you, but I lost it in the wind. Nkuko nabibabwiye, nitwa Sakwekwe. Ninjye mwana wenyine wavutse mu muryango wanjye. Nkaba naranabanaga n'ababyeyi banjye bombi, ndetse nkaba narigaga mu kigo kiri aho hafi cyitwa Salex High School. Njye n'inshuti zanjye eshatu arizo Justin, Mark na Willy, ndetse akaba ari nabo twakundaga kumarana igihe kirekire, dore ko twari tunatuye muri karitsiye imwe. Umunsi umwe ubwo twari ku ishuri turi mu karuhuko gatoya, birumvikana twari kumwe uko twari bane, tuganira ibintu bitandukanye, story zose. Tukiraho twumva phone ya Willy irasonnye, arayifata arayireba, arangije ahita ayisubiza mu mufuka. Ubwo natwe twari aho dutegereje ngo tumenye umuntu umuhamagaye. Ubwo Justin we ntiyajyaga atinda kuvuga, yahise amubaza ati, ariko se sha Willy, ubwo nanone uragira ngo uze kujya kumwitaba wihishe nk'uko usanzwe ubigenza? Willy nawe ati, wapi mwana, ntago ari we warumpamagaye. Justin arongera ati, hahahaha, inde se urimo kuvuga? Ubwo twese twahise dusekera rimwe. Mark ahita avuga ati, ariko se ubundi sha Willy, ko uba ufite urwikekwe bite? Njyewe, yegora, uzi ko wagira ngo bakundana rwihishwa? Willy, hahaha, ariko sha muri abarezi. Ubwo se mbereke phone mumenye ko ari Mary warumpamagaye, atari Angela. Justin, none se njye nigeze mvuga Angela, ahubwo ko ari wowe wamuzanye mu kiganiro? Willy, sha Alex, wabungiriye neza uramutse unkijije uriya muntu, njye numva ntanamushaka kabisa. Justin, ego komana, sha ahubwo waba uniyemera uriya mwana n'ukuntu ari mwiza mani Willy. Willy, sha Alex, wabungiriye neza uramutse unkijije uriya muntu, njye numva ntanamushaka kabisa. Justin, ego komana, sha ahubwo waba uniyemera uriya mwana n'ukuntu ari mwiza mani. Willy, ibyo simbizi mani, ariko njye simushaka nubwo yirirwa ntesha umutwe. Njyewe, sha nuko atari njye, ahubwo wowe uzigera ukora ikosa urebe ukuntu upfa, cyangwa ntuzi ukuntu iwabo bakomeye. Mark, wamureka se uyu muswa ko ubanza adakunda ubuzima bwe? Tukiganira twumva Willy aravuze ati, umva se mureke ibyo tubivemo, ntacyo bimaze, ahubwo uyu munsi nimugoroba turakorera he siporo? Njyewe, si handi dukunda kujya se? Ahubwo njye nasize n'igare ryanjye ryapfuye, sinzi niba papa wanjye yarikoze, nasize ambwira ko ari bwaze kurikora. Justin, wapi, ntidusubire hahandi, muze kuza uyu munsi mbereke amashyamba tuza kujyamo, harimo uduhanda twa danje, sibyo se? Njyewe, sawa nta kibazo, ubwo gahunda ni gahunda tu. Ubwo narabyemeje n'abandi barabyemeza, duhana gahunda ya nimugoroba, ntawe ubuze nta nukerewe. Birabujijwe kugenda udasize comment yawe. Ubwo nta kindi cyabaye, twahise twinjira mu ishuri, dore ko amasaha yo kurangiza akaruhuko yarageze. Turiga mpaka ku mugoroba, amasomo arangiye mpita mfata inzira ndataha, n'abandi barataha. Nageze mu rugo nsanga Mary ahari wenyine. Ndamubaza nti, hello mama. Nawe ati, hello Alex, amasomo bite? Nanjye nti
ni sawa nize neza tu, ahubwo se wowe mama? Nawe ati iki se Alex? Vuga ndakumva. Njyewe papa yaba yakoze igare ryanjye ko mbona adahari kandi ntararangiza, numva ahise ambwira ati umva twumvikana Alex, utambwira ko ugiye kujya muri siporo utariye nanone kandi wiriwe ku ishuri. Tubibutsa ko ubu T-Studio yafunguye gahunda yo kwiga filmmaking, video production, graphic and logo design, filmmaking, film acting, computer and social media, photography and directing movie, script writing and screening. Ukeneye kwiga wadusanga i Rwamagana kuri Yego Center ya Rwamagana, cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0786672070, cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 0786833301. T-Studio dufasha urubyiruko kwiga umwuga wa photography ku buryo bworoheye buri umwe. Ubwo mama yambwiye atyo, numva noneho nta hantu ndi mu mucikire. Ndamubwira nti hoya mama, noneho ndabanza ndye, nta kibazo ndanashonje. Ahubwo biri he? Ubwo mama nta kindi yakoze, yahise yinjira mu nzu antegurira icyo kurya. Ubwo nanjye nirasa mu cyumba nambara imyenda ya siporo, ngira ngo njye niteguye ntaza gukerereza abandi bana. Nabaye nkigera ku meza, mbona mukecuru yanteguriye ibiryo byiza cyane ndetse biri muri bimwe nakundaga. Mpita mbisimbukira ntangira kurya na apeti nyinshi cyane. Ubwo mama yari ahagaze hejuru yanjye andeba amwenyura. Hashize akanya numva hanze baravugirije. Ndebye mu kadirishya mbona ni ba Marike ndetse buri wese ari ku kagare kiwe. Ku mutima nti Mana yanjye, noneho baranyirenza nabakerereje. Ubwo nta kindi nakoze, nahise mbwira mama nti ndahaza. Ngiye kubona mbona arasetse ndetse ankoraho ambwira ati Imana ishimwe mwana wanjye, noneho basi urariye. Ubwo ku mutima nahise niruhutsa nti ahwi, Imana ishimwe, nari nzi ko amata ibindi kandi ba Justin bahageze. Ubwo nahise nsohoka mfata akagare kanjye, ndebye nsanga kabaye mutongoro. Kumbe papa yari yagakoze. Mpita nerekera aho bawiri bari. Mpageze nsanga bose barakaye ndetse baranandeba nabi. Ntangiye kugira icyo mvuga, numva Justin ahise avuga ati niko se sha wa muswa we, urabona twe tuzajya tuza kugutegereza buri gihe? Njyewe hoya mwana, munyihanganire nanjye sinjye. Burya nageze mu rugo mama ahita amfata ati singenda ntariye. Nkivuga ntyo bose basekera rimwe. Nuko Marike ahita avuga ati ngo ntugenda utariye cyangwa ntago ugenda utonze. Wiri nawe ati hahahaha, ratubanza ari ukonga, kuko umuntu ungana utya si uwo guhatira ibyo kurya. Mama wawe yaba kwitayeho birenze pe. Juste hahaha, twe maze iyo bagize Imana nturye aba ari ibirori, none ngo ntugenda utariye, warakize sha. Njyewe hahaha, ariko sha muri aba fake. Ubwo ntarakomeza numva Marike aravuze ati apu, kwanza ibyo mubireke tugende hakiri kare, sibyo ra? Ubwo twahise twurira amagare twerekeza mu mashyamba. Umuvuduko ari wose, mbese watwaraga igare ukagira ngo uri mu cyogajuru, dore ko n'imihanda yari myiza bya hatari. Twakomeje turanyonga ahamanuka n'ahazamuka ndetse tugenda turi kumwe twese. Gusa twageze imbere tubona Wiri yituye hasi, igare hakurya nawe hakuno arabaranguka hasi. Birumvikana natwe
twahise duhagarara turamwegera. Tumugeze iruhande dusanga yicaye hasi arimo kwihanagura, gusa bitewe n'uko yari yambaye kasike ntiyigeze akomereka bihambaye. Ubwo njye byanyanze mu nda, ndamubaza nti ese mwana wiri ugonze igiki ko muri uyu muhanda nta mabuye arimo? Marike nawe ati nanjye binyobere. Ubwo twavuga ko ari ibikira, gusa atarakomeza twumva Wiri aravuze ati sha muzi ko mubonye imbere yanjye yambaye ikanzu yera nziza cyane, mbega umukobwa mwiza we Juste ye hahaha, ariko sha Wiri ni umurezi. Ntiyatubwiye ko adakunda Angela. None atarakomeza twumva Wiri arongeye avuga amwenyura n'ibineza neza ati uzi ko namutekerezaga inzira yose njyewe, hahaha rata njye n'ubundi nari narabibonye ko uyu muswa yijijisha ahubwo akunda Angela kubi. Wiri hoya sha ntago ari uriya ndi kuvuga, undi we asa na marayika, mbega we ese mama yitwa Marike ye? None se uwo wundi we ninde Wiri? Wiri nawe ati sha ejo naramubonye muri karitsiye, none na mukanya mva mu rugo ndongeye ndamubona, gusa sinzi izina rye, ariko ngombe ndimenye tu. Juste apu shajya ure kububwa, muze twurire twigendere bana, uyu muswa abakobwa bazamwica ahubwo njyewe. Ehe sha njye sinamurenganya kabisa, ahubwo banza ari njye usigaye kugwa hasi, kuko nanjye hari umukobwa wansajije, kandi banza ari mushya kuko ntangiye kumubona vuba, ahubwo nimwe musigaye, namwe mushake abanyu, kuko ubu njye uriya mukobwa ndamushaka hasi hejuru. Marike hahaha sawa muzagira amahirwe masa, njyewe ndayabifurije kabisa. Ubwo twahise dutaha buri wese ajya iwabo. Nageze mu rugo nkaraba vuba vuba, nditunganya vuba vuba, nambara agakoti nerekeza aho ngomba gutegera umukobwa nakunze. Birumvikana ko ari ukumubona cyangwa kumubura, ariko sinacitse intege, naragiye. Wiri nawe ati mwana umva nkubaze, nanjye nti vuga ndakumva. Wiri uracyategereje se ubundi? Yego mani ndahava se ahubwo ataje. Wiri jya kuryama mani, uzagaruke ejo wasanga uno munsi atahanyuze, ahubwo njyewe iki se mwana Wiri? Wiri hari agatekerezo nungutse, nashakaga ko wamaho ibitekerezo. Njyewe kajyanye n'iki se mani? Wiri umva yewe byose ni kuri Lydia mwana Alexi, nzakakubwira ejo nitujya ku ishuri. Njyewe sawa nta kibazo mwana. Ubwo Wiri yahise akupa fone, nanjye mpita njyana n'umusaza njya kugama. Ngezemo nsanga umusaza yibera mu irigara, mbese ari wa musaza ubona ko ubuzima bwanze. Mu gihe nari ngitekereza kuri ibyo, mbona umusaza azanye icyo kurya. Ndebye ubwoko bw'ibiryo azanye ndumirwa, ndetse mera nk'ushatse kwanga kurya. Ndavuga nti hoya hoya muze. Ntarakomeza numva umusaza aravuze ati have wa mwana we utazaba utyo. Cyo ngaho nyitegereza mu maso sha. Ubwo nanjye nahise negura umutwe ndamwitegereza. Hashize akanya abarambajije ati ubwo se uko umbona urabona ubu buzima ari bwo navukiyemo, cyangwa urabona mbumazemo igihe kirekire? Njyewe uhoye muze, ndabona uruhu rwawe rukeye, ntawamenya ko ari wowe uba aha hantu. Umusaza nawe ati wa mwana we dore aya niyo mahoro nta kindi. Hagize numpa indi nzu nziza cyangwa ubundi butunzi, namwamaganira kure pe. Njyewe ye kubera iki se kandi muze? Umusaza wa mwana we dore ntago nkuzi,
ndetse sinzi n'aho uturuka, ariko ndahamya neza ko iby'iwanyu mutunze bitagera no kuri 1/2 cy'ibyo nari ntunze njyewe. None ubwo umusaza yavuze atyo, numva ubwoba buranyishe ndetse n'amatsiko aba yose. Niko guhita mubazani, ehe, have wintera ubwoba muze. Ubwo se byaba byari ntarakomeza, numva umusaza aravuze ati, wa mwana we, nushaka ibintu by'ubwoba ubireke, kandi ujye ushimira Imana ko ubashije gukura nta kibazo uhuye nacyo. Tubibutsa ko ubu T-Studio yafunguye gahunda yo kwiga filmmaking, video production, graphic and logo design, filmmaking, film acting, computer and social media, photography and directing movie, script writing and screening. Ukeneye kwiga wadusanga i Rwamagana kuri Yego Center ya Rwamagana, cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 078667 cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 0786083301. T-Studio dufasha urubyiruko kwiga umwuga wa photography ku buryo bworoheye buri umwe. Nabonye umusaza akomeje kumbwira amagambo atumvikana kandi ateye ubwoba, mpita negera hafi ndamwegera ndamubaza nti, ariko se muze, wambwiye neza ibijya mbere ko numva urimo kuncanga koko? Nabaye nkimubaza ntyo, mbona umusaza yiyambuye ikoti yari yambaye ndetse n'agashati akuramo. Ngiye kubona mbona umubiri hose wuzuye inkovu ndetse nini cyane. Nabaye nkushatse kwiruka, umusaza abamfasha akaboko arambwira ati, tuza kandi uhumure wa musore we, dore ibi byose nazize imitungo yanjye. Ubwo rero kumbwira ngo ukundi nta mahoro mfite, waba ufite ikindi ushaka gusobanura? Njyewe, yiwe muzehe, ibi ni ibiki? Umusaza, ese sha nanjye ndakumva muzehe. Umusaza, waba uzi cyangwa warigeze kumva umugabo witwa Mekari? Njyewe, ashwida, nuwahe se wo nguwora? Umusaza, nta nubwo wigeze wumva ibikorwa bye se basi? Njyewe, reka akina iki se uwo mugabo? Umusaza, hahaha, niyo mpamvu gifite umuteto sha. Njyewe, ariko se ntarasoza icyo navugaga, mbona umusaza akoze mu mufuka azana ifoto arayinyereka. Ndebye mbona hariho abantu bagera kuri 7. Mu gihe nkiyibazaho ahita ambaza ati, ese urabona abo bantu batari bishimye? Nanjye nti, yego ndabibona. Umusaza, dore uwo ni umuryango wanjye, bose Mekari yarabishe, ninjye sigaye njyenyine. Njyewe, yo, none se baziraga iki muze? Umusaza, cyahise sha ko abagabo ba Mekari bashakaga kugura ibyanjye byose harimo n'inka zanjye nkabyanga. Icyo gihe bagahitamo kubitwara ku ngufu, maze nanjye barandetse bavuga ngo bampaye amahirwe ya kabiri. Njyewe, ehe, gute ubwo se muze? Umusaza, nyine ngo mbere abandi isomo tu. Ariko wa mwana we, iryo zina ntuzarivuge aho wiboneye hose batazaguhitana. Njyewe, ndabyumva muze. Umusaza, yego rero wa mwana we, ngaho taha ujye uza kunsura twiganirire, kuko atararangiza mbona fone yanjye irasonye. Ndebye mbona ni papa, mpita mvuga nti, ayiwe, noneho Jackman aranyica, dore saa 4 z'ijoro zigeze ntarataha. Nabaye nkivuga ntyo, numva umusaza arambajije ati, ngo uwo ninde uvuze mwa? Njyewe, nyine mbonye papa ampamagaye, ndavuga nti aranyica kuko natinze gutaha.
Tubibutsa ko ubu T-Studio yafunguye gahunda yo kwiga filmmaking, video production, graphic and logo design, filmmaking, film acting, computer and social media, photography and directing movie, script writing and screening. Ukeneye kwiga wadusanga i Rwamagana kuri Yego Center ya Rwamagana cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 078667 cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 0786683301. T-Studio dufasha urubyiruko kwiga umwuga wa photography ku buryo bworoheye buri umwe. Umusaza ngo paki wanyereka ifoto ye nkareba papa wawe. Ubwo nge nahise mfata fone ndebamo ifoto ya papa ndayimwereka, mbona umusaza arikanze ndetse yikubita hasi. Intebe yari yicayeho irataraka. Ngiye kumva numva aravuze ati, wa mwana we mbabarira uve hano nona, gira vuba. Kandi mu gihe nkirimo kwibaza byinshi mbona muzehe atangiye kurundarunda utuntu twe, ari nako asakuza ati, va hano wa mwana we. Ubwo nge nayobewe ibibaye, numva mu mutwe ndavangiwe, mpitamo gufata inzira nditahira. Ariko inzira yose nagiye nibaza aho data yaba ahuriye n'uriya musaza bikanyobera. Sinabitinzeho cyane rero, naratashye nsanga no mu rugo baryamye. Nanjye ndinjira mpitira ku buriri ndasinzira mpaka mu gitondo. Ndabyuka ndakaraba ngira ngo njye kwiga. Gusa nanone nibazaga ibisobanuro ndi butange byaho natinze ndi. Ariko natangajwe nuko nta numwe wagize n'icyo ambaza kubyerekeye naho nari nagiye. Nagiye niruhutsa ku mutima nti, ahwi Imana ishimwe kabisa. Naragiye nkigera ku ishuri mba nkubitanye na Willy ari kumwe na Mark ndetse na Justin araho. Ndebye neza mbona basa nkaho batongana. Nteze ugutwi neza numva Justin aravuze ati, ariko ntacyo Mari, reka tumufashe ariko ibizakurikira azabyirengera, sibyo? Ubwo nanjye nahise nteramo nti, muravuga ibiki se mani Justin? Justin nyine ngo Willy atarakomeza numva Willy aramutanze ati, nyine ni ya gahunda nakubwiraga nijoro, ndashaka gutwara Lydia nkamujyana kure cyane tukiberayo njye nawe njyewe. Ehe, umuntu mutaranabyumva kimwe se urumva yakwemera mani? Willy umva sha, ndamushimuta ibindi tuzabyumvikanaho nyuma musaba n'imbabazi. Njyewe ishuri se none? Willy sha, iby'ishuri bireke niyo narivamo, ahubwo mbwira nimba uri kumwe natwe uzamfasha. Ubwo nanjye nitegereje mu maso ya Marike mbona basa nkaho babyemeye, nanjye mba ndemeye nti ntari bituzagufasha. You came into my world with love, so softly love. Marike none se sha Alexi wowe ibyawe bite? Njyewe sha wibimba zamani, ndasubirayo nimugoroba ariko tu. Juste hahaha byagukwamanye tu, ariko courage man ntaribi. Ubwo twahise tujya mu ishuri turiga mpaka ku mugoroba turataha. Mpitira aho nagombaga gutegera umukobwa nikundiye. Nkihagera bamubonye hakurya y'umuhanda, ndetse ndebye neza mbona asa nkaho arimo gukebaguza areba hirya no hino bisa nkaho afite ubwoba. Nkomeje kumwitegereza mbona yinjiye muri supermarket yaraho, nanjye mba ndatambutse nyinjiramo. Ubwo naragiye mushakashakamo imbere mubonamo nkaho hirya arimo kwihishahisha. Ndagenda mbamufashe akaboko arikanga arahindukira turarebana, ndetse
hashira akanya kanini turebana, mba ndavuze nti wambabarira ukampa akanya tukavugana. Umukobwa yahise areba hirya no hino arambwira ati hoya we, nanjye naje hano ntorotse none ngo ntinde. Aka kanya wahita ubona abasore ba Mekari bahageze bikaba nabi. Ayiwe, umukobwa se ahuriye he na Mekari? Wiri se ushaka gushimuta umwana w'abandi? Ehe, ntuzacikwe episode ya 4. Tubibutsa ko ubu T-Studio yafunguye gahunda yo kwiga filmmaking, video production, graphic and logo design, filmmaking, film acting, computer and social media, photography and directing movie, script writing and screening. Ukeneye kwiga wadusanga i Rwamagana kuri Yego Center ya Rwamagana, cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 078667 cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 0786683301. T-Studio dufasha urubyiruko kwiga umwuga wa photography ku buryo bworoheye buri umwe.